Murakoze cyane mwese nshuti bavandimwe mushobora gukurikirana bushobora gukurikirana video ndi bushira hangaha. Ndashaka tuvuge ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere, ariko hagatangwa reka mbanze mbifuriza umwaka mushya muhire wa uno munsi tariki ya mbere ukwezi kwa mbere 2025. Ariko ntago ushobora kwifuriza abantu umwaka mushya muhire utabifurije umunsi mukuru w'amavuko yabo, no kuvuga happy birthday. Urebye neza ku mpunzi, ku bantu baje muri iki gihugu nk'impunzi, happy new year ikunze kujyana na happy birthday, ni bimwe kuri bo, kuko urebye neza hafi 99% y'abantu bari hanze y'igihugu b'impunzi, hafi 99% bafite itariki ya mbere ukwezi kwa mbere nk'itariki zabo z'amavuko, bari kwizihiza umunsi mukuru w'amavuko yabo. Niyo mpamvu nashatse kutuganira kuri no tariki, kuko ni itariki ifite amateka maremare ku mpunzi. Ishobora kugira ibintu byiza, ishobora kugira n'ibintu bibi. Mu by'ukuri ibintu byose biravangavanze kuri no tariki, cyane cyane ku mpunzi. Ushobora kwibaza kubera iki impunzi zose zifite ino tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere uyu munsi, kubera iki hafi 99% y'abantu b'impunzi bizihiza umunsi mukuru wabo w'amavuko. Nicyo kibazo ushobora kwibaza icyo ngicyo, ariko mu by'ukuri igisubizo kiroroshe cyane. Impamvu abantu benshi bajya bizihiza umunsi bafite ku bipapuro byabo, ku byangombwa byabo byose, itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere uko ari cyo gihe bavukiye icyo ngicyo, impamvu babikora gutyo nuko ariyo tariki yoroshe cyane kugira ngo bashobore kuyifata, ariko mu by'ukuri usanga atariyo tariki yabo y'amavuko. Impamvu babaho iyo tariki y'amavuko rimwe nuko benshi baba batazi igihe bavutse, ntabwo bazi amatariki yabo y'amavuko. Ababyeyi benshi ntabwo baba bazi amatariki y'amavuko y'abana babo, urumva birumvikana n'abana ntibamenya amatariki yabo y'amavuko. Niyo mpamvu bakunze kuvuga ngo 11 rimwe kuri buri muntu wese w'impunzi, umuntu ukorana n'impunzi, umuntu uzi amateka y'impunzi, bakunze gushira rimwe. Ni bake cyane bajye bashira kabiri, ukwezi kwa kabiri tariki 2, ukwezi kwa gatatu tariki 3, ukwezi kwa 12 tariki 12. Abo ni bake cyane, ariko benshi cyane bavuga ngo ni rimwe niyo tariki bafite iyo ngiyo. Impamvu ko nabibabwiye aho ngaho, niyo tariki yoroshe gufata. Ikindi nshaka kubabwira, ntimugire ngo ni impunzi zonyine, hari ibihugu bimwe na bimwe bagira ikibazo cyo kumenya amatariki y'amavuko y'abana. Wenda twavuga nk'ibihugu bibiri, hariho igihugu bita ngo ni Pakistan, hakaba n'igihugu bita ngo ni Afghanistan. Ibyo bihugu bibiri nabyo bikunze kugira abantu benshi cyane bo batuye mu gihugu, ariko badashobora kumenya amatariki yabo y'amavuko. Bose bagafata rimwe bose itariki ya mbere ukwezi kwa mbere. Abo nabo ntabwo twabura kubifuriza iminsi mikuru y'amavuko yabo uyu munsi tariki ya mbere ukwezi kwa mbere. Uko niko bimeze. Ariko turaza kureba ikibazo cyo kugira ino tariki ya mbere. Ese kugira ino tariki ya mbere, usibye ko avantage cyangwa ibyiza byayo nuko ari tariki yoroshe gufata, ariko hari nicyo kintu cyiza kimwe cyonyine, nuko buri muntu wese yakwibuka rimwe, buri muntu wese azi rimwe birumvikana. Ariko hari n'ibibazo byo kugira rimwe nk'itariki yawe y'amavuko kubera kutamenya amatariki yawe. Ikintu kimwe nshaka kubabwira, kandi muzagerageze mugenzure neza, mushakishe neza, muzambwire nimba hari umuntu muzi wavutse tariki 29 z'ukwezi kwa kabiri. Abo ni abantu bake cyane. Mu cyongereza baravuga ngo ni leap day, niko bavuga. Tariki 29 z'ukwezi kwa kabiri bavuga ngo ni leap day. Niyo kubera iki bavuga ngo ni leap day? Ni tariki igigaragara rimwe gusa mu myaka 4. Itariki igigaragara rimwe mu myaka 4. Ushobora kubaza n'abaturanyi muri kumwe nabo cyangwa abantu mukorana nabo, ese mwaba muzi umuntu wavutse tariki 29 z'ukwezi kwa kabiri? Mwaba muzi? Ntago bamumenye, kuko ni bake cyane, kuko ni itariki igaragara nkuko nabibabwiye, igaragara rimwe gusa mu myaka 4. Ngira ngo turabyumva neza. Ariko ya tariki twavuze, tariki ya mbere yo irahari. Abantu benshi bafite amatariki ya mbere. Abantu benshi bakunze kuvuga, abantu bakunze gukora ibyo bita astrology.
abantu bize ibintu bya astrology cyangwa ibintu byo kugesinga baravuga ngo abantu bose bavutse tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere ngo baba bafite ukuntu kwabo bateye. Ni ukuvuga bafite icyo bita leadership quality. Bafite leadership quality, ni ukuvuga usanga ari abantu basa nk'abiyemera, ugasanga ari abantu bafite basa nk'ari abayobozi cyane, bakunda kuyobora cyane, kandi ikindi ugasanga bafite icyo bita multiple skills, basa nk'aho bafite ubumenyi bwinshi cyane, kandi ugasanga ari abantu bashobora kugira inshuti. Donc niko babavuga gutyo ngo niko abo bantu bateye abavutse tariki ya mbere. Ni abantu bashobora kugira inshuti nyinshi cyane kubera uko bafite ukuntu kwabo bateye. Ni abantu bakunda urwenya cyane, bakunda gusetsa cyane, bigatuma bagira inshuti. Ibyo ngibi niko abantu bavuga gutyo, uko ariko abo bantu bavutse iyo tariki bameze. Urumva ni nk'ari tariki nziza, usibye uko niba tuvuze impunzi ntago mu by'ukuri ari amatariki, ntago ari amatariki y'impunzi. No kuvuga ibi ntago bareba, kuko abo matariki yo ni amatariki babahaye gusa kubera ibibazo byo kutamenya amatariki yabo y'amavuko. None ushobora kwibaza, ese amatariki y'amavuko, tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere ifite ikibazo ki? Nicyo nshaka ko tuvuga cyane. Ndashaka mbasomere ibibazo bimwe na bimwe bikunze kuba biri ku itariki ya mbere, ku bantu bafite itariki ya mbere. Niba ngiye kubibasomera, nuko ikibazo gikomeye cyane kuri iyo tariki ya mbere ni ikibazo nkuko twabivuze yo kutamenya amatariki yawe y'amavuko. Hari n'abantu benshi batazi n'umwaka w'amavuko, akigiranye ngo mfite imyaka 12. Wena niba ufite imyaka 12 barabara, ese uno munsi turi umwaka wa kangahe? Dusubire inyuma gato turebe. Ufite 12 ni ukuvuga ko ashobora kuba yaravutse itariki niyi, ariko nabi byose ni ukugereranya. Ni nayo mpamvu usanga ikibazo cy'amatariki y'amavuko, ni ukuvuga ukwezi, umunsi, imyaka, ni ibibazo bikunze kugora abantu benshi cyane. Ugasanga umuntu ufite imyaka wenda tuvuge 30 bakavuga ngo afite imyaka 18. Umuntu ufite imyaka 18 bakavuga ngo afite imyaka 12, bakamukuraho imyaka 2 cyangwa bakamwongeraho imyaka ingahe. Hari ibibazo byinshi tujya twakunda guhura nabyo cyane cyane, ukumva umuntu avuze ngo ese ko mfite imyaka, reka tuvuge urugero rufatika. Hari umuntu wavuze ngo ngiye mfite imyaka 70, ariko banyandikiye ko mfite imyaka ngo afite imyaka 52. Urumva uwo ngo yarimo gushaka ngo bamusubize imyaka ye nyayo, yongere agira imyaka ye nyayo. Kubera iki? Kugira ngo ashobore kubona inyungu za leta, kuko imyaka barayigabanyije cyane. Ugasanga umuntu w'umusaza koko akakubwira ngo ngiye mfite imyaka, wareba ku gipapuro ugasanga banditse ngo afite imyaka 30, kandi nyamara agomba kuba afite hafi imyaka 60 cyangwa na 70. Bakagerageza kwigabanya, bakayicamo kabiri gutyo. None wagira muri Amerika ukavuga ese kino kibazo cy'imyaka nzagikosora gute? Ugasanga ari ikibazo gikomeye cyane. Imyaka yonyine bakayikuraho, bakayikugabanyiriza, kuko nawe wenyine ntayo ubuzi, bagahita ko bagukuriraho amatariki yabo, bagushira amatariki yandi kuko nta matariki uzi. Urumva nicyo kibazo gikomeye cyane. Ndashaka tuvuge ku bibazo biterwa cyane cyane n'imyaka, nkuko twavuze tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere. Ese tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere ko ari imyaka itari yo, none icyo kibazo ni gute? Ni ikibazo byakugiraho kugira ngo ugire amatariki atameze neza, cyangwa amatariki y'amavuko atameze neza. Reka mbasomere utuntu dukeya nashoboye kwandika ahangaha, usibye ko natwanditse mu Cyongereza. Baravuga ngo issue with employment opportunities. Nicyo kintu cya mbere icyo ngicyo. Ndavuga ku bintu bine. Icya mbere ni issue with employment opportunities. Icya kabiri legal complication. Icya gatatu inaccuracy in medical records. Icya kane difficulty with government benefit or identification verification. Murumva ibyo ngibyo. Niba bavuga ngo employment issue, nukuvuga kubera ikibazo cy'imyaka yabanditse nabi, rimwe cyangwa kabiri cyangwa gatatu, kugira ngo baguhe imyaka ushobora kumenya yoroshye cyane. Ikibazo gikunze kubaho nicyo tumaze kuvuga. Niba tuvuze ngo employment issue, icya mbere nuko hari utuzi tumwe tukunze kugira icyo bita ngo hiring restriction.
restriction. Niba bavuze hiring restriction ukuvuga ngo wenda muri aka kazi turashaka igikenewe n'iki, nuko dukeneye abantu bafite imyaka hagati y'imyaka iyi n'iyi, ni ukuvuga hagati y'imyaka wenda tuvuge 18 kuzamuka hejuru, kuko ntabwo wakoresha umwana utekeza rero uba ufite imyaka yawe wenda tuvuge 25 ariko bakavuga ngo ufite imyaka 17, ubwo nta kazi uba ufite, iyo bibaye employment issue. Cyangwa ubwo ntabwo dushobora gukoresha umuntu ufite imyaka igera kuri 60 n'ingahe, bagasanga baraguha imyaka 70 n'ingahe gutyo kandi wari ufite imyaka mikeya. Icyo ni ikibazo, nicyo bita hiring restriction cyangwa age restriction. Kubera ibyo ngibyo hari utuzi twinshi cyane dufite ibibazo nk'ibyo ngibyo. Urumva rero nawe wabuguye muri icyo kibazo. Ikindi kibazo ushaka kuvuga cya kabiri baravuga ngo ni legal, turi kuvuga ngo ni icyo bita legal complication. Niyo bavuze legal complication biba bisobanura iki? Niyo bavuze legal complication hariho icyo bita identity theft. Nukuvuga identity theft nukuvuga kwiba identity yawe cyangwa ID yawe cyangwa irangamuntu yawe. Niba tuvuze irangamuntu so kuvuga ngo ni ya karita irangamuntu, ni identity uriwe. Nukuvuga iyo bavuze ngo provide a false age could be used in identity theft situation. Urumva gutanga imyaka itariyo mu kazi bishobora gutuma ugira ikibazo, bishobora gukoreshwa nko kwiba identite y'umuntu. Ikindi baravuga ngo contractual issue, baravuga ngo in some case age can be a factor of legal contracts and incorrect age could lead to complication. Incorrect age could lead to complication. Icyo bashaka kuvuga ni iki? Urumva kubera imyaka yawe hari gereza nyinshi cyane zikunze kuba zihari. Hari ibyo bita ngo ni juvenile niba ari detention cyangwa prison gutyo. Urumva bashobora gushyira mu myaka itari yawe bakagufata nk'umwana kandi nyamara utari umwana. Hari icyo bavuga ngo inaccuracy in medical records. Inaccuracy in medical record nayo ni ukuvuga amakuru atariyo bijyanye n'ubuvuzi nuko ugomba kuvurwa. Tekeza uko bashobora kuvura umwana w'imyaka 10 ntabwo ariko bavura umwana ufite 18 cyangwa umuntu mukuru, uko bamufata nk'akiri umwana kandi agomba kuba afite ari kumwe n'ubita guardian. Ukuvuga nawe ushobora kuba ufite guardian umuntu ukurera kandi uri umuntu mukuru kubera imyaka yawe bagabanyije. Ikindi hari ukuntu bashobora bajya bandika ku macupa ku binini cyangwa ku miti bakavuga ngo ibi ngibi bigomba gufatwa n'umuntu ufite imyaka yinini. Niba ufite imyaka munsi y'ingiyi bazuye kureba docteur. Tekeza rero bavuye ngo ufite imyaka yinini kandi nyamara uyirengeje kubera ikibazo cy'imyaka yawe utazi cyangwa imyaka bashize aho ngaho bikaba ikibazo. Wenda tuvuge ku rugero niba bagiye kugutera urushinge bagasanga bagomba gutera urushinge umuti mukeya kuko ufite imyaka mikeya, wenda mu gihe umuntu ufite imyaka myinshi bagomba kumutera umuti mwinshi cyane, ugasanga nta nubwo wakira kubera ibyo ngibyo. Usibye ko hari ukuntu bareba imyaka hakaba n'ukuntu bareba ubunini bw'umuntu. Ubunini bwawe ukavuga uno ni munini angana gutya agomba kubona, uri afite imyaka y'ingiyi agomba kubona ibyo ngibyo. Ikindi kandi ushaka kuvuga ni ikijyanye na icyo bita difficulty with government benefit or identification verification. Nuko government benefit ni iki? Nibyo narimo kubabwira mu kanya gatoya. Umuntu yaraje atubwira ngo mfite imyaka 52 ariko niyo banditse ku gipapuro, ariko we ariko mfite imyaka 67. Ugasanga iyo myaka yose bagiye bamukuraho ituma adashobora kubona icyo bita Medicare cyangwa SSI cyangwa SSI bakunze kwita ngo ni Social Security Income. Ashaka kutabona Social Security Income, ashaka kutabona Medicare Part A cyangwa Part B ko yabimeze kose kubera yuko imyaka igaragara ko ikiri mikeya. Urumva aho ngaho urumva bimuzaniye noneho ikibazo cyo kugira ngo ashobore kubona imfashanyo ya leta bijyanye n'imyaka ye. None uko byaje kugenda nuko umuntu atuye se nzabikosora gute, ni gute nakosora imyaka? Nabi tugiye kuvuga uko umuntu yakosoza imyaka. Ni ibintu biba bitoroshye ariko umuntu yagerageza kuko abantu benshi cyane
hafi abantu wenda twavuga nka 60 cyangwa 70% b'impunzi bafite n'imyaka itariyo, imyaka swat iri hejuru cyane cyangwa iri munsi cyane. Nicyo kibazo gihari ubu ngubu. Kese yindi twigeze kubona ni umwana wigeze kugira ikibazo n'ababyeyi bamureraga bagira dute ku myaka ye. Ni naho mpamvu ushaka kubabwira uko bapima imyaka, bamenye imyaka uko imeze, kuko umubyeyi yavuze ngo no, umwana wanjye aracyari mutoya gutya na gutya, ngo ntabwo, ariko bapima imyaka ye basanga afite imyaka 18 inarenzeho gakeya. Urumva rero ndashaka mbabwire neza iki kibazo ntabwo ugomba kwifata nk'ari ikibazo gitoya. Ikibazo cyatuma cyakurura ibindi bibazo bigera kuri 4 byose, ntabwo avuga ko ari ikibazo gitoya habe na gatoya, ko ni ikibazo ugomba gufata uko ari ikibazo gikomeye uko byagenda kose, kuko nimba ushobora kugira ikibazo cy'akazi urumva ntabwo biba byoroshye. Niba ushobora kugira ikibazo complication cyangwa complication ijyanye n'ibintu by'amategeko cyangwa ibintu byo kwivuza cyangwa inkunga za leta ntuzibone kubera icyo kibazo cy'imyaka, urumva ntabwo wabifata nk'ari ibintu byoroshye gubisuzugure. Oya, ntabwo ariko bimeze gutyo. Ya, murakoze cyane. Tuvuze kuri ibyo bintu bibiri, reka tuvuge icya gatatu ari cyo dushaka kuvuga ku bijyanye n'ukuntu wapima imyaka y'umuntu. Hari uburyo bwinshi cyane ushobora gupima imyaka y'umuntu. Hari ukuntu bashobora kureba birth certificate ariko cyangwa igipapuro cy'amavuko. Igipapuro cy'amavuko abantu benshi ntacyo bagira, wagikura hehe? Ntacyo abantu benshi baba bafite. Tekeza niba waravukiye mu gihugu ahantu hari umutekano mukeya, ukagenda wiruka uhunga intambara cyangwa ubwicanyi cyangwa uko byaba bimeze kose, uzibuka ngo ufata agapapuro k'amavuko yawe? Cyangwa se aho ngaho utuye muri icyo giturage ushobora gusanga nta computer bafite ngo babyandike, nta mashini bafite ngo babyandike, mbese nta kuntu babika impapuro kugira ngo ashobore kuvuga ngo uyu nguyu yavutse itariki n'iyi. Ntacyo wabuze ku bijyanye n'amavuko yawe. Ya, urumva rero icyo shaka kuvuga cyane cyane rero n'uburyo bishobora gupimwa. Hari uburyo bwinshi cyane bushobora gupima kugira ngo ushobore kureba kugira igitekerezo cy'imyaka yawe. Ibyo ngibyo bya birth certificate cyangwa igipapuro cy'amavuko nk'uko nabivuze abantu benshi ntacyo baba bafite, bigaragara uko icyo nta nubwo twanakivuga kuko ntacyo abantu benshi baba bafite. Uburyo bwa mbere ushaka kubabwira bushobora gupimwa mu imyaka nicyo bita DNA test. Bashobora gupima DNA, abantu benshi bazi DNA mu bintu byo gupima ngo urebe niba uyu n'umwana wanjye cyangwa se umwana wanjye, kureba amasano ushobora kufitanye n'umwana, ibintu nk'ibyo ngibyo niba kunze gukora kuri DNA test. Ariko baravuga ngo DNA ishobora gukora analyse y'imyaka, no kuva hari icyo bita ngo ni epigenetic data, niko bayita epigenetic data muri bintu bya DNA test. Iyo ngiyo ikunze kujyana n'ibintu bibiri. Epigenetic data ikunze kujya, niba bavuze epigenetic data no kuvuga ni kimwe mu bintu bya DNA bishobora gufasha kugira ngo bashobore kumenya imyaka yawe. Icyo bareba cyane cyane bashobora kureba environment aho wari utuye, bakareba na behavior effect on gene, bakareba behavior ya gene, cyangwa sinzi uko umuntu yavuga gene mu Kinyarwanda, ariko gene ni ibintu bigize umuntu wenda sinatekereza nuko babivuga ahubwo ntabwo nanabimenya. Gene abantu bazi za genetic, bashobora kureba za gene nibyo bigize umuntu, bashobora kubireba ibyo ngibyo kugira ngo bashobore kumenya uko bimeze. Icya kabiri bashobora gukoresha icyo bita blood test. Muri blood test hari icyo bita ngo ni biomarkers. Biomarker ikunze kureba hari icyo bita ngo ni pheno age tests. Iyo pheno age test ikunze kuba muri blood test cyangwa gupima amaraso ya muri ibyo ngibyo twavuze ngo ni analyse, bakunze kuvuga ni biomarkers, niko bayita iyo ngiyo. Iyo ngiyo ireba amaraso yawe igakora prediction cyangwa ikamenya imyaka ushobora kuba ufite. Hari ikindi bakora bita ngo ni urine test. Urine test ni ugupima inkari, bakareba mu nkari zawe uko nazo ziba zifite icyo bita biomarkers analysis. Urumva rero hari icyo bita ngo ni
OxyGSN ni ibintu birebire ibyo ngibyo. Mu nkari za hari icyo bita OxyGSN, icyo gipimo cya OxyGNA 8-OxyGSN, icyo gipimo gikunze kureba cyane cyane ibintu by'imyaka, ni ukuvuga bavuga ngo ni age related oxidative damage, bakareba niba imyaka yawe uko imeze, bashobora kubipima aho ngaho. Hanyuma hari ikindi rero bakunze gukoresha cyane, niba nababwiye uko uwo muntu bamupimye, iterambere rimeze neza cyane, riteye imbere cyane, uwo mwana baramupimye bareba kugira ngo bashobore kumenya imyaka ye, kugira ngo bashobore guhana umuntu wamugiriye nabi, kuko bavuga ko afite imyaka mike, ariko icyo bakoze ni iki, bapimye amenyo yiwe. Ni ukuvuga bashobora kureba amenyo yawe, uko amenyo yawe ateye, bakamenya bakamenya imyaka yawe. Hari icyo bakunze kwita ngo cemento line, annual cemento line. Ni ukuvuga amenyo yawe uko agenda atandukana mu kanwa, bashobora gupima bakareba amenyo yawe imyaka amaze, bakagereranya bakavuga ngo uko byagenda kose imyaka y'uno muntu ni bagende ku menyo yawe. Urumva basubira inyuma, amenyo ashobora kugaragaza imyaka yawe, basubiye inyuma nabo bashobora gusubira inyuma bakamenya igihe wavukiye. Hari icyo bita ngo stage of tooth formation, ni ukuvuga icyo ni icya kabiri ku menyo yawe. Bashobora kureba uko amenyo yazamutse cyangwa uko amenyo yateye, bavuga ngo tooth formation, kandi bakoresha icyo bita x-ray. Iyo x-ray niyo bakoresha kugira ngo bashobore kumenya amenyo yawe uburyo ateye cyangwa uburyo ahagaze mo indani. Bakunze kubita ngo ni dental growth standard. Dental growth niko babyita, ibyo dental growth standards niko babyita, niko bapima amenyo yawe, bakamenya amenyo yawe y'umuntu uko ahagaze. Nibyo nashatse kubabwira cyane cyane ibyo ngibyo, kugira ngo mumenye itariki ya mbere ukwezi kwa mbere. Mu by'ukuri ni itariki dushobora kuvuga ko ari itariki ifite ibintu byinshi cyane isobanuye mu mateka y'impunzi, mu mibereho y'impunzi. Hari ibintu byiza wenda kuko biragufasha kugira ngo ushobore kumenya amatariki mu buryo bwihuse cyane, usibye ko atari ko bimeze, ariko ufite ingaruka zindi mbi cyane kandi nyinshi cyane ku mibereho yawe cyangwa ku buzima bwawe bwose, bishobora kugora cyane. Murakoze cyane mwese mwashoboye gukurikirana kino kiganiro kijyanye n'ino tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere. Murakoze, turi kumwe. Niba ufite ikibazo icyo ari cyo cyose, ushobora kwandika muri comment aho ngaho, hanyuma tukareba uko tugusubiza. Murakoze cyane kandi Imana ikomeze ibarinde, mukomeze mugire ibihe byiza cyane by'umwaka mushya muhire, kandi uno mwaka wose ubabere umwaka w'amahoro. Turi kumwe kandi Imana ikomeze ibarinde. Bye.